makuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura. Se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru. N'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye na Kongo. Ese Kongo yahise yishyurayo? Nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye. Turi ku itariki 15 y'ukwezi kwa 4 kwa 2024, twagarutse mu isesengura makuru. Nyine Jean de Dieu Kanijabo ndi kumwe na Rashidi Bugira Imfura. Rashidi. Yes, Kanijabo. Comment ça va pas? Ça va. Bimeze neza cyane. Ya vendredi ntabwo twakoze. Yego. Ariko buriya habaye izindi mpamvu zituma tudakora. Cyane ko nk'ibi byuma bitanga umuyaga byari birimo biravugururwa muri studio. Urabona na Casio ko hari ibindi yavuguruye hari inyuma ye. Ameze neza. Na studio imeze neza. Ya tuba turimo turagenda tuvugura mu yo mutwihanganira ari gihe tutaboneka. Rashi na amahoro se? Na amahoro turashima Imana. Nawe amahoro? Ya nanjye ndaho. Urebeye inyuma. Ijugo n'inyuma. By'inyuma rero cyaba ari ikibazo. Kuko imbere buri haba ari byinshi. U Rwanda urimo niba ari rwiza. N'urukurimo rugomba kuba ari rwiza. Ubona kuvuga ngo ubuzima nkubonamo imbere. Uwarigeze kuri ya ndirimo ya Rwanda uri nziza n'abagutuye. Oya navuga ndi kukubwira. U Rwanda utuyemo niba wemera ko ari rwiza. Ndabyemera. N'urukurimo inyuma rero imbere narwo rugomba kuba ari rwiza. Aho n'u Rwanda nta kibazo. Rero nuko ndi kubona umeze neza. Ukanambwira tumeze neza. Uwo ninjye ntaga u Rwanda. Uwo ni wowe nawe ngezeho n'urugero natangaga. Naho agomba kuba hameze neza, mu gihe atameze neza nta mpamvu kubisasira ngo inyuma ngo ntaga ari neza ngo ariko ngo imbere. Urumva yumva ko abantu bambwira ngo amakuru nkavuga ngo ni menshi. Ntago manshaka kuba ngo ni meza. Kuko mu buzima bw'umuntu habamo byinshi bya ibintu ko ibyo twakuriyemo twazakomeje tukaba abanyarwanda. Tukabanga amakuru ni meza ku buryo bakubaza uvuye gushyingura utamakuru. Waramutse yego kuko naramutse. Ahubwo abantu bamwe baragenda banabihindura narabibonye. Urakoza ati bite kavuga ati wapi. Ariko biriya bintu ugemo ubona ibyo bitanga icyizere cyane. Ya umuntu akubwira. Erega umva abantu bakuze bakubwira ngo ejo ni heza, ejo ni heza, ejo ni heza. Ariko ntabwo turahagera. Ukuze yego nyine ndi kubyumva. Ukuze abantu bakubwira ngo Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje. Upfuye ushaje ubyiruye uzanye biriya bindi sasa. Urumva ibyo bindi byo bireke. Katwivugira ibyacu. Matunda yiko mbere. Bya Yesu araje byo katubireke. Ariko urumva umuntu akubwiye bite ni byiza. Amakuru izo ni seda abantu bazi. Noneho ugahita ubwira umuntu ku ruhande atari ko buriya nanakubwira. Ukagenda ukajya muri detail ariko amaze kubona ni byiza niyo uvuze ibindi. Abantu nabwo atari ko uyu se bavuga ni byiza. Ndabera ko ari byo bitanga icyizere ngiye. Utwo umuntu akubwira ati bite ati. Ngiye yumvaje amakuru ndakubwira ni menshi. Uti kuvuze ngo ni menshi nkabwira niba ushaka meza ndayafite. Niba ushaka natari meza rikane kuyita mabi. Naye arahari. Bya bintu by'abanyarwanda bitanga icyizere nibyo nkunda ngiye. Umuntu akarenzaho nyuma agajyana umuntu ku ruhande akamubwira ati tujye kuganira ku makuru ya none Rashidi. Uyu munsi yego kuwa mbere uyu munsi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambitse
ariya ni impeta abasirikare basoje icyiciro ko hari n'uwo bambitse umudari yego warushije abandi wahize yego yabambitse impeta turaza kubigarukaho na abasirikare bagera kuri 624 baba ofisiye bato yego ni bato yego suriyetona hanyuma turareba nyine ubutumwa yabahaye burimo nko kubabwira ko uzabazana w'intambara akwiye kubyicuza turajya no kureba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi ngo yabashaka gufunga Kabila hanyuma mu Burundi hanyuma wari he hanyuma mu Burundi turaza kugaruka muri Kongo cyane yego mu Burundi umunyamakuru witwa Sandra Umuhoza ahoza akorera radio yitwa Bonesha FM akomeje kubura amakuru kiba ari ikibazo cyane hanyuma turajya no kuri Iran na Israel ni byo bintu biri kugarukwaho ku ruhando mpuzamahanga cyane hanyuma ariko umwihariko wa none dufite kese yo mu karere ka Kayonza mu karere ka Kayonza hari abakozi bagaragaza ko bagenzi babo bongerewe umushahara nkuko turi bubone mu byemezo by'inama njyanama y'akarere ka Kayonza ariko bakavuga bati nitonesha ndetse ni no kugaragaza ko bo bakora kurenza abandi kandi ari twebwe dukora hanyuma njyanama na nyobozi bombi twabavugishije ariko ntibavuga rumwe kuri ayo mafaranga y'aba bakozi bamwe barayita umushahara facilitation abandi bakayita umushahara abakozi nabo bati ngaho badusobanurire urasobanura ute ko wori njyanama ugiye kongeza umushahara w'umukozi hanyuma wemeye uravuga ko wongeye ushingiye ku itegeko njyanama ati ibi ngibi ntabwo bitureba byo kongeza umushahara tubabarire turaza kumva ibivugwa aho ngaho mu karere ka Kayonza ngayo amwe mu makuru tugiye kugaruka ariko ntitwahera mu kanya ko ya perezida wa Repubulika hanyuma tugahita tujya Kayonza zino zindi tukaziganiraho nyuma iriya niyo bari mu rubundi yego turaje mu kanya Korea Automobile High Technology Limited izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupigapiga ngo bayangize kurushaho aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks yaba ya motera ya buwate na ya feri atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba batera imodoka igasubirana agaciro bayoze igataha ari mutongoro namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance imodoka igahora ari mu ryerye ni Gikondo hateganye neza na paruwasi gatolika ya Gikondo Rashidi abantu bari bamaze iminsi batumva ubutumwa bwa Eliya bari bamaze iminsi batumva ubutumwa bwa Eliya muri Korea Automobile High Technology ubutumwa bubafitiye akamaro cyane abagenda mu muhanda bakoresha ibinyabiziga bitandukanye bakoresha imodoka zikoresha peteroli ibikomoka kuri peteroli abakoresha zikoresha amashanyarazi twababwiye n'izindi ziri ahandi zitaragera inaha ariko nabo bumva ko muri hydrogene Korea Automobile High Technology bazifiteho amakuru zizajya kuhagera bo baramaze kumenya uburyo bwo kuzitaho ariko unayishaka unayikeneye nabonye ari bo bantu buri batangira gukora consultance voilà akabana bikuzanira hanyuma rero ikindi kintu abantu bakwiye kumenya nuko uyu munsi nabonye impanuka Nyabugogo muri iyi minsi hari ikibazo cy'impanuka iminsi yashize ndibuka ko nigizemo impanuka nkenye mu minota 10 niba ari we nabibwiye impanuka enye mu minota 10 mvuye ku Kinamba ngera ahantu nari ngiye hanyuma rero umuntu akibaza ngo izi mpanuka bite niba ukeneye ko imodoka yawe rwose itaba mu modoka zishobora guteza impanuka wenda umuntu ashobora kugukoraho impanuka akakugonga ariko wowe ugomba kubyirinda ko waba intandaro impanuka yaba kuko ni impanuka na accident ariko umuntu akora ibishoboka byose kugira ngo yirinde ko icyo kintu cyaba kikaba nta ruhare habe na 0.000 bigizemo bifiteho ubwo rero gana muri Korea Automobile Technology twarabibabwiye ko ikintu cya mbere cyabo kibanze ni maintenance y'imodoka yawe bakamenya kuyitaho nawe ukamenya ikiza cyabo banaguha amahugurwa
y'uburyo n'ubutaha ugomba kwita ku modoka yawe no kuganira nayo bitabaye ngombwa kuyibajyana ukaganira nayo ukavuga uribuka nk'abantu bajyaga bazimenamo amazi yes ubu sinzi niba hari umuntu ugitekereza kumena amazi mu modoka mu bantu badukurikiye byo twarabiganiriye abantu basubira mu biganiro byacu byo gutera indobo bose ukagenda umenya ingaruka bigira ku kinyabiziga cyawe ingaruka bigira ku kinyabiziga cyawe n'amahirwe cyangwa ibyago bishobora guteza mu gukora izo mpanuka zo mu muhanda tuvuga. Iyo ni Korea Automobile Technology iherereye ari Igikondo, mwabahamagara kuri 0786 0786 20 54 iyo niyo nimero yabo. Ni hano Igikondo mu mujyi wa Kigali. Wanabahamagara rwose bagize pane bakakudepana. Ariko pane kuvuga ngo essence yagushiriyeho. Iriya ntabwo bakudepana. Cyangwa yo kuvuga ngo birangiye nongwe ya ibisindisha nkeneye umushoferi. Ni pane technique. Voilà, reka tutangira amakuru yacu ya none. Yego. Uyu munsi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni umugaba w'ikirenga ngabo z'u Rwanda yahaye amapeti ba ofisiye bashya 624 ababwira ko mu gihe umuntu abashojeho intambara ashaka kubuza u Rwanda n'abanyarwanda amahoro n'iterambere bagomba guhangana nawe kugeza ku mwuka wa nyuma. Rashid, uyu ni umuhango wakurikiye. Nanjye nawukurikiye. Iri peti rya Suriyetona ryahawe aba basore n'inkumi akenshi niko nge navuga cyangwa n'abagabo n'abagore. Birabigoye ukurikije uburyo selection y'isirikare cy'u Rwanda ikorwa hagati y'imyaka n'iyi. Bigoye ko hari umuntu waba ufite urugo cyangwa umudamu waba warabyaye. Ko nabonaga se bamwe muri bo bagaragaraga nk'abantu ubona bakuze. Urabona haba harimo abantu bamazemo imyaka 6 kwiga medicine. Harimo n'umazemo imyaka 4. Ngabo rero n'ubushobora kubona ukabona ko ashobora kuba akoze. Abandi bakabiri bashobora kugaragaramo nk'abakuze wabonye ko harimo abasirikare bari batarabu ofisiye baze basanzwe mu gisirikare bashyize kuri cadette. Uwo se ntashobora ko wenda afite n'urugo. Aho ngaho umusirikare we byakunda. Niyo mpamvu nari mvuze n'abagabo n'abagore. Kuri abo ngabo ho byakunda. Hanyuma Perezida Kagame mu butumwa bwe utunyuriyemo muri make ikintu rakunze cya mbere ni uburyo ira parade yakozwe mu Kinyarwanda. Bwa mbere mu mateka. None yari yaravuye mu Giswahili ajya mu Cyongereza, none yavuye mu Cyongereza igaruka mu Kinyarwanda. Nari niteze ko umukuru w'igihugu ashobora kuza kubigarukaho mu mbwirwaruhame ariko ntabyo nabonye. Niba igisirikare gitanze umurongo ko gishobora gukora parade mu Kinyarwanda, ni iki kintu kidashoboka gukorwa mu Kinyarwanda? Babandi baso you see hari ibintu tutaruzuza muri manufacturing yacu. Babandi nyine bavanga ururimi. Ni kigo kabone gisohoye itangazo mu rurimi rumwe kandi ukabona kiri proud. Ufite indimi 3. Abantu bambira usavinga n'abanyarwanda. Yes, nibyo ushobora kuba atari bo utagetinga business yawe iki. Ariko abireba bambere n'abanyarwanda kuko nibo bayitunze niba ari ikigo cya leta. Uyu ubona n'ingiye bijya bishaka gutanga ubutumwa ibigo bya leta kuri zino billboard bino byapa byo ku muhanda cyangwa bari ama screen barangiza bakandika mu Cyongereza ukibaza ubutumwa burareba abanyarwanda yego ubushyitse mu Cyongereza. Ushobora kuba wenda hari abatagtinga abanyamahanga baje mu Rwanda wenda no kuvuga ati ninjya gushyiraho n'Ikinyarwanda naza kwishyura menshi ariko ndavuga urumva nk'ubutumwa bwa leta bureba abanyarwanda n'abaturage. Nanjye nibona vugaga mbere nagize muravuga buriya bwamamaza wenda kwamamaza ubwo n'ibindi bona yamamaza iki ariko ubutumwa bureba abanyarwanda ukabona ikigo kirifashe banki ya leta uzi ko ari ya leta isohoye itangazo mu rurimi rw'Icyongereza. Wenda niyashyize Igifaransa n'Ikinyarwanda cyangwa se Icyongereza n'Ikinyarwanda. Yego. Ugiye kwaka inguzanyo muri banki buriya ni ubutumwa bukomeye cyane igisirikare gitanze umurongo. Buriya ni ubutumwa nuko abantu wenda bashobora kubifata nk'ibintu bakishima bati parade mu Kinyarwanda ariko bari n'ubutumwa igisirikare gitanze. Oya ni ikintu abantu batamenye none se aha wayisanga ikorwa mu Kigande. Tugiye dufata indimi ziri lokali ariko niba umusirikare avuze ati parade irakorwa mu Kinyarwanda biba bigaragaza ko nta kindi kintu kitashoboka mu rurimi rwacu abantu bashatse kugishyiramo kandi ko cyakorwa. Ese nk'ubu ngubu turebe nk'abarimu bigisha imibare iki agiye kwigisha mu Kinyarwanda umunsi byakunda. Biragoye
none se kera ntibigaga mu kinyarwanda biragoye kera njye n'amahurizo y'ikinyarwanda narayakoze ikizamini kikaza mu kinyarwanda ariko ugise mu kinyarwanda ukababwira ngo bakore nta muntu ubundi abantu bakwiye gushyiraho umurongo uhamye wo kuvuga ngo niba umunyeshuri indimi zemewe ari 3 ashobora guhitamo gukora ikizamini mu kinyarwanda niba ari nesa itegura nkakora kuri provisoire babimeze cyangwa urahitamo icyongereza urumva nk'urwo n'urugero rwiza rwa polisi kuri provisoire uhitamo aho ubona kubereye bino bintu byaba ari sawa cyane reka dukomeze twigarukire tugarutse rero ikindi cyagaragaye ni iki ikindi cyagaragaye njye aho nabireberaga navuga ko nta birebye byose yego kuri televiziyo y'igihugu sinzi ikibazo gisigaye gihari yacitse inshuro nibuka n'ebyiri rwose ijambo ry'umukuru w'igihugu ntibaza n'iki kibazo ni ikihe none gisigaye gihari kuko njyewe televiziyo y'u Rwanda RBA ikigo cy'itangazamakuru kuva 2013 kijyaho ni ikigo cyiyubatse n'ibindi bigo bya leta byariyubatse ariko RBA ni intangarugero ikigo cya leta cyiyubatse mu buryo bugaragara ariko uyu munsi cyantengushye kuba ijambo ry'umukuru w'igihugu rikavamo rigacika noneho ukabona abantu baje gukora commentaire nta excuse ntaki ahise akomerezaho ubundi ariya nyamubona ahandi iyo bigenze kuriya ashyiramo ikirango akijambo rikagaruka ariko nta muntu avuga ngo agiye gukomanta ku ijambo ry'umukuru w'igihugu ritararangira hari n'umuntu wabyanditse muri commentaire abantu bari babikurikiye wenda babibonye uretse ko iyo biri live kuriya ntago izo commentaire iyo birangiye ushobora kuzibona ariko hari umuntu wabyanditse ati nibwo bwa mbere mbonye abanyamakuru baca mu ijambo ry'umukuru w'igihugu bakongera bagasubira bakongera hari umuntu ushobora gukeka ko byakozwe ku bushake bamwe ni kugira ngo bavuge icyo ni kimwe hari utunenge twagaragayemo vraiment abantu bo muri RBA turabemera turabubaha ariko utuntu nk'utwo ntabwo ari sawa cyane cyane iyo bigeze noneho ku mukuru w'igihugu kandi ibintu biri live kandi ukasanga RBA niyo monopoly yonyine iri gutambutsa kiriya gikorwa amahirwe kuri radiyo Rwanda ho ntabwo byize bicika umuntu abikukira kuri radiyo Rwanda niyo ari amahirwe nibyo ngibyo ubutumwa rero warugize ubutumwa yagarutseho yagarutse ku butumwa nubwo ngubwo bwo kwereka ko igisirikare cy'u Rwanda gikomeye ariko katubanze tugaruke cyane kuri background twari tumaze kubigarukaho n'abasirikare baba baranje mu byiciro bavuga bitatu bundi abasirikare bari bato binjiye mu cyiciro cy'abofisiye barasanzwe muri RDF baba bagiye promotion uriya promotion umusirikare uyibonye ubundi niwe musirikare ubukomeye bakajya kuri cadet private ukazamuka koporo ukazamuka chef ukazamuka agera na respect kabisa ubukomeye abo ni bamwe aba kabiri nabo barize twabigarutse abise medicine abize amasomo y'umwuga bakajyamo hari n'abandi none basirikare baba barakoreye amasomo yabo hanze uyu munsi baba baje kwifatanya na bariya kugira ngo barahire binjire mu gisirikare cy'u Rwanda nkuko byagenze ubwo Ian Kagame yazaga n'abandi ibyo byiciro biba byarahiye hariya n'abasirikare 624 harimo 24 batangirira kose ntibarisoza kubera ibibazo by'ubuzima n'imyitwarire n'iki ariko twizere ko wenda niba ari abanyeshuri barigaga birabyo hanze bira ubuzima busanzwe benda diplome zo bazazibona byose batabihombye nicyo umuntu yakwizera ikindi ubutumwa yagarutseho yabasabye ko bagomba kurinda u Rwanda kugira ngo tuzongera kunyura mu mateka babaje rwanyuzemo mu myaka 30 ishize batazitwara nkuko abasirikare bamwe mu basirikare ba XFAR bitwaye bahitishamo abanyarwanda urupfu aribo bakwiye kugira kubatabara yatanze urugero rw'umukecuru abicanyi bagezeyo bakamuhitisha hari benshi rero nabonye bibaza bati jewe nabonye ko ari ubutumwa Perezida Kagame yatanze bitewe na context nibwo icyunamo turacyari mu minsi ijana yo kwibuka icyumweru cy'icyunamo hari kuwa mbere nyuma yo kwavuza ijambo hatangiza icyumweru cyo kwibuka yanaryireferyeho aravuga ati nkuko nawe babwiye ubushize nibwo yari yongeye guhura n'abaturage noneho anaganira nabo bireba cyane bari mu mwambaro w'abandi bambaye uriya mwambaro ariko bawukoresha ibyo batagombaga kuwukoresha ariko anasoza agaragaza ko nkuko ititire y'ikinyamakuru bivuga ko uwashoza intambara kuri abo basirikare b'u Rwanda yakwicuza impamvu yabyo ati mukore ku buryo n'uwashaka kubashozaho intambara zabyicuza ni muhango wabereye mu kigo cya gisirikare cya Gako ni ku nshuro ya 11
umuyobozi wacyo avuga ko ari ikigo cyaguwe biranagaragara no mu mashusho ngira ngo niba Kasitiyo ayafite arayabahe biragaragara ko ari ikigo cyaguwe cyane biragaragara abayobozi bo mu karere abarimu b'amashuri ya gisirikare bagiye kuzajya baza ahangaha kuhahugurirwa nabonye hari bavuye mu bihugu bitandukanye n'abasirikare b'inshuti b'u Rwanda mu minsi iri imbere nabo ngo bazajya baza kuhahererwa amasomo. Icyo ni ikintu cy'ingenzi gikomeye. Ikindi cya kabiri abanyarwanda bagomba kumenya, igisirikare cy'u Rwanda bakunda kubivuga, ntabwo ari igisirikare cyo kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu gusa, ni igisirikare tubona kigira uruhare mu mibereho myiza n'iterambere ry'igihugu, kuko urabizi ko kuva mu kwezi gushize kuzageza mu kwa karindwi abasirikare n'abapolisi barabyaguye, ntabwo wabyitamo kuko ari kumwe n'abapolisi n'inzego zishinzwe umutekano nanone mu gufasha abaturage mu iterambere. Abantu barabizi mu minsi ishize muri Kayonza na Rwamagana bavuraga abaturage, bazagera naho ngaho nawe uherereye niba uri udukurikiye uri mu Rwanda. Umunyarwanda wese ufite ikibazo biranagaragara, ibyo ntabwo byagarukiye mu Rwanda gusa, naho bagiye mu butumwa naho barabikora. Icyo ni kimwe. Umunyarwanda ufite ikibazo cy'uburwayi, ufite iki, ngira ngo yakwifuza nawe kuvurizwa mu bitaro bya Kanombe n'ibitaro bya gisirikare, bimwe mu bitaro bifite ibikoresho bigezweho, binafite uburyo bw'imiyoborere na serivisi wavuga ko butandukanye. Nagiye mu minsi yashize ukiri ku bitaro, hari umwana w'umuturanyi wari wahiye, ni njye wari uri hafi, ndatabara ndamujyana, tugezeyo twari dufite abaganga 4 ku murwayi umwe. Ntabwo nzi niba ariko kuri buri wese bigenda, nta nubwo ari ngombwa kuri buri wese, wenda nkurikije wenda ikibazo twari twahuye nacyo, ariko nasanze hari abaganga 4. Ntabwo nzi wenda niba ari yo formule yaho, ariko ubona ko bakwitaho. Hari uwambaye uniform ya gisirikare n'itaburiya, hari n'abandi badokiteri basanzwe bambaye imyenda ya civil isanzwe. Yes, gushyira rero imbaraga ingengo y'imari nini mu kubaka igisirikare bigira ingaruka mu buryo butandukanye. Ikindi bigira ibyiza bwo yego ingaruka nziza kuri buri muturage wese, bikaba ari na kimwe mu byinjiriza u Rwanda amadevize yo bagiye ubutumwa bw'amahoro, mu kugarura amahoro mu miryango itandukanye. Ngira ngo nicyo ngicyo umuntu yagaruka wishimira ko n'igisirikare kigenda kiyubaka. Hari naho perezida yavuze ati uyu mwuga ni umwuga niba reka nkoresha amagambo yanjye w'icyubahiro, ni umwuga kumva ko unapfuye upfiriye ikintu kizima. Avuga ati niyo wapfa ufite ishema, wapfa nk'umuntu upfuye ubugwari wayamanitse. Kandi ati ntabwo ukwiye gutinya kuza muri uyu mwuga, kuko n'uyu munsi abantu bapfuye bose ntabwo ari uko ari abasirikare, umuntu arapfa, ariko hari aho upfira ugapfa none se nk'umuntu ugapfa kigabo, upfa yishwe wenda n'uruyama, cyangwa upfa bamutegeye we yishyizeho ngo litiro 2 ndazanywa mu munota, cyangwa inyama yose nayimira bikaraye. Harya umusirikare wese upfuye, ejo nani mu mbireba muri filime imwe y'Abahinde, umusirikare wese upfuye bamushyiraho ibendera ry'igihugu. Upfiriye mu kazi. Yego. Wahe umusirikare wese upfuye mu buryo ariko buzima. Kuko muri iyo filime baravuze ngo n'itegeko rirabiteganya. Muri iyo filime baravuze ngo buriya isanduku yose bazagushyinguramo, nta sanduku n'imwe y'icyubahiro irenze kuba bashyiraho ibendera ry'igihugu. Ati kuko abandi bose amafaranga yose waba ufite, miliyari zose waba ufite, upfuye kugira ngo ubone ibendera ry'igihugu ntabwo bikunda. Noneho na protokole ujyanwa mu irimbi rya gisirikare, n'umuryango wawe iyo upfuye ugira ibyo ugenerwa. Kandi ikindi iyo winjiye mu gisirikare gutya ntabwo ari menshi, ariko umushahara wawe ni 3 bahita baguha. Yego, byanze bikunze n'abangaba bayita recrutement, n'abangaba bahita bayabona, ubu biri kuri konti sibarayeze, bayita recrutement. Nk'uko umukinnyi ajya mu ikipe bakayamuha, n'uyu nawe hari ibyo aba agenewe. Ngibyo muri make. Reka tunyarukire mu karere ka Kayonza. Rashidi, tubanze mu karere ka Kayonza. Yego, reka bariho tubanza kugira ngo amakuru avugwa mu Rwanda tuyasoreze rimwe, duhite noneho tunyarukira hanze y'u Rwanda. Mu makuru avugwa rero hano mu Rwanda, nk'uko twatangiye tubivuga, turaza kubumvisha bamwe mu bakozi b'akarere ka Kayonza, uretse ko muraza kutwihanganira twahinduye amajwi yabo kubw'impamvu z'umutekano wabo, baracyari mu kazi.
ejo bundi mu karere ka Kayonza ni mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwa kabiri ubwo urabona budget y'igihugu itangira tariki ya 7/7. Iyo mwaka rero utangiye mu kwa mbere mu kwa kabiri habaho revision budgetaire iravugururwa. Mu kwa tariki 19 17 z'ukwa kabiri inama jyana y'akarere ka Kayonza yarateranye igizwe n'abantu 14 yemeza ko iyo budget ivuguruye. Yari ingingo ebyiri. Ari kwemeza ko ivuguruwe no kwemeza ko hari icyifuzo njyanama yari yagejejweho na komite nyobozi ariyo abantu baraza kubyumva ariyo abajyanama yitwa Excom Executive Committee ariyo komite nyobozi yari yagejeje kuri njyanama ibaha urutonde rw'abantu bakwiye kongerera amafaranga kugira ngo bajye bagera ahari ibibazo by'akarere bajye kubikemura nta ngorane bafite. Aho rero niho havuye ikibazo bandi bakozi b'akarere bati aba bantu koko nibo bakora nibo bajya mu bibazo by'abaturage. Yego aba bakozi bati ba gitifu b'akagari na ba sedo nta kibazo tubafite. Ubu ndimo ndashaka abongerewe kugira ngo ari byo duheraho. Abakozi bongerewe ni abakozi b'amashami division managers bongerewe amafaranga 139,155 kuri buri kwezi. 139. Ubwo ni presque reka twarondise 140 kuko ni 139 amafaranga 155 reka tuvuge 140 ni mutwihanganire njyanama ya Kayonza dukoreshe presque 140 arenga kimwe hafi kimwe cya gatatu cy'umushahara. Uri kubyumva. Abo ni division managers. Abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari bongerewe amafaranga 30,000 kuri buri kwezi. Gitifu b'akagari. Abakozi ba sedo bashinzwe iterambere n'imibereho myiza mu kagari bongerewe 20,000 ku kwezi. Abakozi bashinzwe ubworozi n'ubuhinzi ku rwego rw'umurenge n'aba veterinere n'abagronome bongerewe 50,000 buri kwezi ku mushahara wabo bari basanzwe bafata. Abashoferi batwara ibinyabiziga by'akarere bongererwa 50. Abagize akanama gashinzwe gukurikirana amakosa mu kazi disciplinary committee DDC bongerewe amafaranga y'u Rwanda 50,000 nabo. Ngabo abongerewe mu karere ka Kayonza. Hanyuma aravuga ngo cyangwa komeza reka tugaruke muri njyanama. Yes, aho ngabo rero nibo bongerewe. Aba bose bamaze kongererwa icyabaye niki? Nuko ngo icyabaye nuko bamwe mu bakozi ngo discipline aho ngabo yashimo gute abandi byumvikanaga. Buretse nabyo turabigeraho kuko hari ibyo bavuze bitari byiza bivugwa mu miyoborere y'akarere ka Kayonza bishobora kuba nabyo bishobora gushingirwaho icyo ngicyo wari wibajije. Ko abandi bavugaga n'abayobozi division manager we n'abayobozi we n'akagari gitifu w'akagari we ejo muri twarana bavugiraga tuvuga twakorashize nta kintu kigize. Ariko ibi ntimubyitiranye na bya bindi umukuru w'igihugu yabemereye soza. Ari umwihariko n'ubudasa bwa Kayonza. N'ubudasa bwa Kayonza. Niyo nuko ari ubigaruye nkahita mvuga ati haratwe twavugaga ibijyanye nuko umukuru w'igihugu yavuze ko bagiye gusuzuma niba babona uburyo bwo kubongera. Mwakorashize iki kintu ntacyo kirakorwa. Yego hanyuma rero bimaze gukorwa ibingibi aba division manager nukuvuga ngo ngewe n'urugero ndi division manager nirirwa nicaye muri office wowe na Castio na coordinateur ndabakordona ni mujye hariya wonzanire ibijyanye n'ibi na wonzanire ibijyanye n'ibi hanyuma nkavuga ni reka mbihurize hamwe. Hari icyo njyanama president wa njyanama ya Kayonza Doreen yita facilitation Musime Doreen yita facilitation ngo nukugufasha kugera kunoza inshingano. Yego hanyuma umukozi ntabwo ayo mafaranga yongerewe bano bajya kuri tele b'abatekinisiye kandi ni 139 yiyongera kuri saleri usanzwe ufata. Division manager ntabwo ari umuntu ufata amafaranga make mu karere nubwo ntazi n'umuyobozi saleri. N'umuyobozi ntabwo nabyo kuri saleri za n'umuyobozi. Yego numva hari umuyobozi bona bari kurekarama n'abakozi basanzwe. N'abakozi basanzwe. Aba bakozi reka tubanze twumva aba bakozi uko babisobanura kugira ngo tuze kuza. Baravuga bati ntabwo byumvikana uburyo division manager ashobora guhabwa amafaranga cyangwa reka numvaga twahera ku bayobozi. Oya rero kuri nyiri kibazo abantu babanze bacyumve kuko turaza kugera ku bayobozi abantu bibagiwe icyo ba nyiri kibazo bavuga. None nitugera kuri ba nyiri kibazo
akadahera kuri ba nyiri ikibazo. Sawa, reka tubanze twumve uburyo aba bakozi bo mu karere ka Kayonza babivuga, abo bitwa abatekinisien, abo bajya kuri abari bakeneye amafaranga, abo birirwana n'abo bashoferi bongerewe amafaranga, birirwana n'abo baturage bakuramo raporo bazanira division manager witwa Rashid, sibyo? Twumva uko babivuga. Ikindi bo barabyita ngo ni itonesha. Uvuga ko rifite n'ibyo rishingiyeho. Turazana byo kubigaruka kuko barashinja umuyobozi w'akarere itonesha, kandi nawe mu mvugo aranyuranya n'umuyobozi wa njyanama. Reka tubumve gato, mwihangane twahinduye amajwi yabo kubw'impamvu z'umutekano wabo kuko baracyari mu kazi. Abakozi bari kwibaza bashingiye ku ki ko gufata umuyobozi, ko babuze abayobozi b'amashami. Bose abayobozi b'amashami bose bagejeje igihe cya horizonte. Ni ibintu bakoze nyine twese twibaza ku ki byaba aribo babikorewe. Twaba nk'abatekinisiye babo, umuntu bakamufata ngo ni umuyobozi bakamwongerera ijana hafi na 40, arimo gukora nta kintu wabonye, kandi isoko duhahira rimwe tere tujya hari imwe. Ntabwo bihuye n'ibyo rwose, ntabwo bihuriye ibya horizonte n'ibyo. Ni ukuvuga se ngo ubusanzwe njyanama ifite ubwo bubasha bwo kongeza umushahara w'umuyobozi runaka? Kuri aya mafaranga yinjizwa n'akarere kuri ino misoro, njyanama yabikora. Ahubwo icyo twese twibaza ni kuki barebye ibyiciro bimwe. Dusangiye ibibazo, dukorera mu karere kamwe, situwasiyo ni zimwe, ariko bakongeza ibyiciro bimwe, n'abandi bakibaza ati niba abantu ari abayobozi bacu bari basanzwe bahembwa menshi, cyane cyane kuri abayobozi b'amashami, ari nabo bakaba bakivuganira bakongezwa. Twebwe tuzabaza nde tuzabariza he? Ubwo abatongerewe ni bande? Ubu ni abakozi ku rwego rw'akarere bari basanzwe bose, uretse abayobozi b'amashami nibo bongereye. Umutekinisiye niwe ukora ripoti z'ubushobozi, niwe ukora n'abaturage, niwe ukora ibijyanye n'ishami, umuyobozi w'ishami ni coordination gusa y'akazi nta kindi. Ko hari igihe umuntu ajya kuri tere akahahurira wenda n'ushinzwe ubuzima mu karere, ushinzwe uburezi yaje, ntabwo bajya kuri tere? Nabo bajyayo ariko si cyane, ntabwo azicara ngo akore raporo nk'umutekinisiye. Ikindi kandi bongeye kongeza abakozi, ntabwo bongera icyiciro kimwe kindi ngo kireke, ko bose ni abakozi bakabiboneza ko ni abakozi bose bakeneye ko kuba bazamurwa mu ntera cyangwa kongererwa umushahara. Ni ukuvuga ngo icyemezo cy'inama njyanama kivuga ko ibi byakozwe mu gukemura ikibazo cyo kutabona uburyo buhamye bubafasha gukurikirana ibibazo biri mu karere bitandukanye, biri mu mirenge, mu tugari n'ahandi. Wowe uti ntabwo ari bo bajyayo ahubwo nitwe tujyayo. Urabona iki cyemezo cyarafashwe hashingiwe kuki, kandi ko cyatowe 100% n'abagize njyanama? Hashingiye ku busumbane, kuko niba warongeje abadirectors, kongeza abari muri disciplinary committee, kongeza abagitifu tugari n'abaseta, kongeza abashoferi, ubwo se wavuga gute ko umutekinisiye adakeneye kongeza umushahara? Nyine icyo ndi kwibaza nanjye, ikibazo cyaturutse ni aba bagiye gukora lobbying ngo babongere bonyine, cyangwa ni ikindi kibazo cyavutse mu karere kiba cyaratumye abangaba ari bo bongezwa? Aho natwe niho twibaza impamvu wagiye kugifendera icyo cyemezo mu nama njyanama, ngo ni umuyobozi w'akarere ubu yashatse kongeza bamwe, abandi arabareka, ariko tutazi ikintu ashingiyeho. Meya ko avuga ko byakozwe hashingiwe ku itegeko rimwe ryo kuzamurira abantu mu butambike oya, kuzamura abantu mu butambike bashingira kuri evaluation y'umwaka y'amanota. Y'umwaka ushize umukozi bamukora evaluation ya performance, hanyuma abaperformance nibwo bamwongeza umushahara, kandi nabwo hashize imyaka 3. Harimo abo bongereye se bataramara imyaka 3 mu karere? Bose ntabwo baziye mu kazi rimwe, harimo n'abatarayimara. Yego, icyo bongeje ni directors, ntabwo bongeje umuntu umaze imyaka 3 cyangwa utarayimara. Bongeje post? Yes, all directors. Yego, nakongeraho nuko aho harimo ubusumbane mu kazi mu bakozi, kandi ushaka kuyobora ishoni neza nta busumbane abantu ngo uzane n'itonesha. Ugomba kubayobora nk'abakozi bawe bose cyangwa abana bawe nk'uko babatunga mu rugo. Iyo utangiye gusumbanya abakozi ukabasumbanyisha mu mashahara kandi ntacyo ushingiyeho nta tegeko ribigena, bigaragara ko harimo imiyoborere, harimo ubusumbane no gutonesha bamwe. Rashinga abo. Yego. Urabumvise ni aba bakozi, wenda twavuganye na babiri. Ariko babiri baba bahagije. Bahagije. Ikindi ifite n'inyandiko. Ikindi nuko aba bayobozi bombi tugiye gukurikizaho ntawabihakanye. Kwiyumusha. Bamwe barawita umushahara, undi facilitation. Hanyuma Rashid, navuganye n'umuyobozi w'akarere ka Kayonza, Nyemazi John Bosco. Ndamubaza nti ko bavuga ko bongerewe imishahara, aravuga ati ubwo bongerewe hashingiwe ku
hashingiye ku itegeko riteganya uko umukozi azamurwa mu ntera cyangwa yongerwa umushahara. Intera ntambike n'intera niba sinzi uko babyita ngo vertical and horizontal whatever ibyo ngibyo. Ntambike na nzamuka. Yego. Murabizi ko mu bijyanye n'abakozi ba leta buri mwaka bakorerwa evaluation bakareba nyuma y'imyaka 3 noneho bitewe na raporo bakaba bakongeza umushahara cyangwa ukaba wataha. Bitewe n'imyitwarire n'umusaruro. Yego. Hanyuma rero abangaba umuyobozi w'akarere nkuko mugiye kubyumva mu kanya yavuze ko abo nabo bashobora kuzongerwa batarongerewe bitewe na performance yabo n'igihe cyabo. Umuyobozi wa njyanama ati reka tubanze twumve umuyobozi w'akarere. Ikibazo ubundi kibugaruke kuba umuyobozi wa njyanama n'uw'akarere batari guhuza kandi ari njyanama yose. Kuko umuyobozi w'akarere nawe ni umwe mu bagize njyanama. Katwumve Nyemazi. Ibyo ndabizi ko byabaye ariko abo abavuga yuko batongerewe byose bigira igihe bikorerwa n'impamvu iba yabiteye ntabwo bipfa gukorwa gusa. Bababwiraga ko bagombaga kongerwa ryari bongo ntabwo bumva impamvu bagenzi babo bongerwa bo ntibongerwe kandi ari abakozi b'akarere bose. Ndumva nta kintu nabivugaho ko iyo abakozi bajya kongerwa hari ibyo bita kuzamurwa n'intera mpagarike kandi bigira imyaka bitingirwaho. Iyo cyaka kigeze kuri mu mukozi bitewe n'imyaka amaze mu kazi birakorwa. Ntabwo rero ari ukumva yuko abakozi b'icyiciro runaka byakozwe bakumva yuko ako kanya buri mukozi wese bihita bimukorerwa gutyo. Hari ibishingirwaho. Ni ukuvuga ngo iyo igihe kigeze cy'abo bakozi n'ubundi ibyo biba bigenwa n'itegeko n'igihe umukozi amaze mu kazi. Donc rero icyizere kiri garantide kandi ni icyizere gishingiye ku itegeko. Ni ukuvuga ngo abatongerewe no ku gihe cyabo hakurikijwe amategeko kitaragera. Yego. Merci. Murakoze. Ngo Nyemazi John Bosco ati abo ngabo n'ubundi nabo bazongerwa bigira ikibazo. Aho ni wari ikibazo. Noneho Nyemazi John Bosco oya buretse meya wa Kayonza uyu ni umushahara avuga. Ikibazo kandi mu kanya mbere yuko twumva ijwi rye twamwumvise mbere ati reka tuba abantu ntago baziye mu kazi rimwe ati hari n'utaramaramo n'imyaka 2. Voilà. Muri bariya bongejwe ba division managers ati ariko none kugira ngo mwari twinjiramo neza reka tumanze twumve n'uyu nguyu perezida wa njyanama nawe avuga ati president yego ntaho dufite inshingano zo kongerera umukozi w'akarere umushahara ati ibyo ntago biri mu nshingano zacu atari ko ibyo twabahaye ibyo tubifitiye ubushobozi bitewe n'amafaranga akarere kinjiza. Facilitation. Excongo bayatanze motivation itugaragariza abo bantu ukuntu bakeneye special facilitation. Ziba ari na facilitation ntabwo ari nyongera ku mushahara ufite ukutanga. No buryo bwo kubafacilitatinga mu mirimo baba barimo bakora nyine extra ibasaba nyine zo facilitation. So uramutse ubarije wenda Excom kuba abana bimotivatinze nabo baguhandi makuru gusa ngiye cyo numva nuko hari abakozi basaba facilitation biba motivated biragaragara ko kuzo facilitation ko bazikeneye nk'urwego rero rushinzwe kubyemeza turabyemeza kandi numva tubifitiye ububasha. Kubaha iyi facilitation ntabwo byari bishingiye ku itegeko yari motivation ya Excom gusa. Ni motivation kuri extra work abantu baba bakora urumva iyo hari nk'ikintu abantu bakora kibasaba izindi facilitation Excom abayobozi bakabimotivatinga tukabona koko birakwiye turabikora. Ntabwo ari umushahara. Aba batubwiye iki kibazo batubwiye ko babifata nk'itonesha gutonesha abakozi bamwe ba division manager bikozwe na Excom na njyanama ikabishyigikira. Oya ntabwo ari byo urumva buri muntu wese iyo bigeze ku kintu cyo gushaka kuba facilitated buri muntu wese yumva cyamugeraho ariko abantu bakora bafite extra work ikintu bakora bikaba motivated bikagaragazwa ko icyo kintu bagikeneye natwe turagishyigikira tuba twabirebye haba hari dossier yatanzwe twayirebye kuko urumva uratubwira ko ari motivation yazanywe na Excom ariko Excom yo ikavuga ko bashingiye ku itegeko ko ari ukongera umushahara bitewe n'uburambe umuntu amaze ku kazi n'imyitwarire bati nabo bakreminga nabone bategereza ngo bavuze ko ari ukongera umushahara ntabwo byari by'umushahara ugira ukuntu wongerwa ntabwo ari umushahara nta kindi nakongeraho ntabwo twebwe twongera imishahara ngo Madame Dorine ikibazo rero kirongera ahubwo
nagiye gukoresha imvugo itari nziza ibi byo kirongera n'ubundi umwiryane mu bakozi bakarere ka ni nabyo abakozi niba na njyanama yicara igafata icyemezo ariko mu kugisobanura ikagisobanura mu buryo bunyuranye noneho ukabaza na perezida wa njyanama perezida wa njyanama ati twebwe ni icyemezo ni icyifuzo twagejejweho na komite nyobozi yego turacyemeza turagitora abantu 14 ukubaza ati twibutsemo ingingo imwe bashingiragaho bavuga ko koko abo bantu amafaranga bayakwiye bonyine abatekinisiye batayakwiye ngo ni dosiye nini ngo keretse nsubiye kongera kuyisoma. Nubundi mfite ubutumwa bwinshi bw'abakozi bo mu karere ka Kayonza bagera muri 14. 14 umwe yambwiye ati abakozi ntabwo twishimiye uriya mwanzuro bari kudusaranganya bashingiye kuri level ariko biriya ntibitanga motivation pe ntibitanga nyine kwitangira akazi no gukora akazi uburyo bungana urumva wowe ukorana n'umuntu we arasabwa kongezwa ibaza umuntu kumwongera 130 hafi 140 muhahira ku isoko rimwe nkuko babivuze mu bahantu hamwe none bamwe wenda ntabwo nzi uburyo babikoramo ariko bamwe baravuga bati twe tunakora akazi karenza kabo nitwe dukusanya amakuru yo kuri tele tukabaza nabo bashinzwe coordination ubuhuza bikorwa ariko umuyobozi icyo ntago ari ikibazo kuvuga ngo ndakora cyane umuyede agakwiye kuba ari uhembwa menshi kurusha umufundi icyo ntago ari ikibazo ahubwo ikibazo mu kumenya ngo ni iki bashingiyeho bavuga ngo bangaba bakwiye kuzamurwa abandi bakwiye kuzamurwa hanyuma icyo bashingiyeho se ko bagisobanuye umwe aravuga ibigiye nunda nyine aho niho hari ikibazo ahubwo hariho noneho uriya yavuze ati hano hari ibintu n'ubundi byitonesha bishingiye kuba abantu baziranye cyangwa umwe ari ikindi yego noneho umwe akaba yasaba ko ababongezwa bagahita bongezwa bitewe n'uwasabye abandi bagasigara ariko ikibazo ni iyi njyanama ikibazo ni komite nyobozi none se iyi njyanama irajya kwemeza niba ari komite nyobozi n'urugero yabizanye ngo babyige irajya kwemeza ibi bintu izi ko abakozi bagomba kuba bangana mu karere izi ko ibigenerwa umukozi bigomba kuba bigize komite nyobozi igizwe na vice meya 2 yego na meya vice meya 2 na meya na gitifu w'akarere babaye bangahe 4 babaye 4 muri 14 none wakurikiza hano Kayonza bafite 14 nibo bari bitabiriye inama njyanama none wakurikiza ukuntu njyanama abantu baba bayirimo ugasanga bari abandi 10 barasigara kuba baba influenced n'aba ngaba bayobozi bishobora koroha cyane niyo mpamvu none se ninde boss wundi hagati ya njyanama na nyobozi ntago mu turere twose babimeze kimwe oya ariko itegeko rivuga ko njyanama ari iri hejuru ya nyobozi njyanama iri hejuru ya nyobozi ariko njyanama na meya irimo hari yego ayirimo nibyo rero so gukurikira ikiganiro kuri televiziyo y'igihugu uyu president wa Rariga Radisilas Ngendahimana ari kubisobanura kuvuga ati reka ati ntuza ati meya ntakwiye gutinya president wa njyanama bose nabajyanama yego ariko iyo nakubwiye biterwa na influence hoya uwabivugaga ni uyobora ni uyobora abameya ntabwo ari ngombwa ko ibyo bivuga uyobora nge mbyemera yivuga ngo ni ukuvuga ngo niba ngende umugenzuzi wawe ndi hejuru yawe ariko uribuka ko twajyaga tubona tugeze mu nama njyanama Rashidi uri meya buretse tugeze mu nama njyanama uri meya nge ndi president wa njyanama ni gute muri ako kanya atari nge ufite ububasha kuri wowe tugeze mu nama njyanama ndi gute ntagufite ububasha nge ndi meya yego nge ndi president wa njyanama uri president wa njyanama ni gute ntagufite wivuga ngo turangana ntabwo nyine reka tugende gato nge ndi meya yego uri president wa njyanama yego president wa njyanama mu nama njyanama uri ntuza uri titirere wa centre de santé utangiye kuba izindi nshingano yego utangiye kuba izindi nshingano zo kuza kundusha umushahara n'igitinyiro n'ibyo nyine nawe ugiye gufatisha perezida wa njyanama ibyo birahemba ibyo byagutunga hari izindi nshingano ufite kandi kazi ukora nibyo icyo ndacyemera noneho nkurusha ngufiteho inshingano uzimfiteho mu nama imwe twicayemo ariko ngewe ngufiteho inshingano ku buzima bwawe nibyo nawe yasobanuraga cyangwa ibyo nibyo yasobanuye we yasobanuye ko buri wese agomba gukora ikiganiro nta mutima ariko ni kukubwira ko icyo yasobanuye nicyo ubundi gisobanura icyo njyanama aricyo ubundi president wa njyanama kuri ngewe yakaba yari umuntu mu mushahara w'ibyo akora urutana meya ku buryo meya atazana ibintu byo kweza ku influence nk'ibi turi kumva muri simbizi ariko none se muri iki gihugu
imirimo itandukanye ihembwa nk'uko meya ahembwa n'ingahe ni myinshi ugira oya ntabwo ari myinshi none se ariko ntabwo mu karere haba habuzemo umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu keretse wenda system itamuvetinze norogera ni ikindi kintu ugiye kubise ngarura system itamuvetinze ariko ushobora no kuvetinga nta bushake bifitiye nta bushake byanama urumva rero wowe Suzana uburemere bw'uwo muntu imbere y'umufiteho ububasha mukaza akora muri ako karere uramfata ndi mwarimu mu wa kabiri primaire ukangira perezida wa njyanama ya Kayonza kandi meya n'urugero tutanze ko turi muri Kayonza kandi meya amfiteho ububasha kuko azahabwa raporo n'ushinzwe uburezi mu karere ate ariko umwarimu kari nijabo waretse tukamuvitse imirenge nk'ine hariya tukamujyana za nose urumva nawe nzagera mu nama njyanama nikandagira hano mu byari urugero rwa Kibiriga rwakabaye rubahe Kibiriga sinabonye njyanama narakubwiye ngo bya Kibiriga ni uburyo bubiri ushobora kuba ari system cyangwa nawe ugakomeye bikaba ibintu bibiri ugahitamo kimwe hari ni system niyo mwanzuro twafashe system yahagaze kubyo ubona ko by'ukuri bihari byubaka kurusha ibisenya hanyuma rero aba bantu ubu batangiye kunyuranya gutya ubu turafata iki turareka iki ikibazo ntago ari gufata iki ikibazo akarere ka Kayonza kayoborwa mu buryo bwihariye kari no mu turere ntakaje twajyaga tubona perezida Kagame buri gihe ati meya buri gihe nca hano narakubwiye ati tukore gutya niyo ukarebye akarere ka Kayonza iterambere ryako n'ubundi umuturage w'akarere ka Kayonza n'umuntu yavuga ko agiye bugiye kubihomberamo kurumva ni nk'umutekinisiye ari kuvuga ngo babajwe no kuba umuntu nkorera akazi wagakora raporo yego bamwongera 139 yego je ne bagira ikintu banyongera umushoferi untwara bamwongera 50 nta kintu bashingiyeho na kimwe kigaragara je ntagira ikintu bamwe yego ako kazi urumva bagiye kugakora ariko namwe mu byumva abantu mudukurikiye niba nkora ugahembwa ukanahembwa ubwikube kangahe bwanjye ariko icyo kikuru cyo kuvuga ngo nkora ugahembwa bose barakora yego ariko ni ngiye mu tekinisiye ni nacyo bano bagabo bavugaga n'aba bagore bo muri Kayonza baravuga bati twebwe nitwe batekinisiye n'abatekinisiyene birirwa kuri tele tukazanira kari nijabo raporo muri office duhurira ku isoko rimwe tugiye guhaha icyo nicyo kibazo ibiciro bizamutse bizamuka kuri twese amasaha tugerera ku kazi namwe yego bo bakarenzaho gutanga igitekerezo cyo kuvuga ngo nibura byakabaye bikorwa mu rwego rwo kuba natwe twakabaye dusaranganya ayo mafaranga niba ni na njyanama ikindi njyanama ntafite ububasha Karinija wanakongerera abantu mu kigo runaka bamwe umushahara ariko ugasobanurira abakozi bose impamvu nibaza koko zumvikana atari ibintu ukoze mu bwiru bwawe atari ibintu ukoze najyanama inanirwa gusobanura reka wenda mbabwire ko muri Kayonza bivugwa ko ni rezondi ko bivugwa ko abakozi ba Kayonza bavuga ko meya hari abantu oya ngo hari abantu ngo bakora mu karere bataranakoze ibizamini bataranagize uyizaniye akajya kubwira ati ncaramo hari yagiye azana ibyo ntabwo ari twebwe tubivuze ni amakuru dukura hari mu karere ka Kayonza hanyuma muri aba ngaba bongerewe wabonye ko abo muri discipline yego niho wahereye ndavuga ni buretse abantu turaza kuhagera ufashe ntuzimwe umuntu wo muri discipline harya akeneye facilitation reka tubyite facilitation nkuko umuvandimwe Dorin yabivuze komite ishinzwe gukurikirana discipline ariko abashoferi oya ntidusabe ko ngabo bayibakuraho bayibahe nibyo yego nabandi ari kubabaye nanjye ntabwo ndi kuvuga ngo ntabwo umuntu usanzwe avuga ngo umuyobozi wacu atonesha abanaba bitewe nuko baje gutya na gutya ubu ntabonye impamvu ufashe initi imwe ngo ya discipline bose urazamuye ubu ntabona impamvu ngo abakozi bashinzwe ubuhinzi n'ubworozi ku rwego rw'umurenge ku rwego rw'umurenge ariko agronome twaje gusanga se agronome n'ubundi agronome ze igitifu ko atamutegeka ese ubu ngubu hano mu karere ka Kayonza
ubuhinzi n'ubworozi biteye imbere ku buryo agoronome cyangwa ntibyari biteye imbere ku buryo facilitation ariyo ari ikibazo gituma abaturage bategerwa n'abagoronome n'abaveterineri. ahubwo si urebye usanga abagoronome n'abaveterineri b'imirenge arizo nshingano bakora. Hoje bajya gusenya inzu zubatse mu buryo budakurikije amategeko bamwe. Ni kurengera ibidukikije. Ahubwo nibo bantu banabona amafaranga atandukanye, ahubwo nibona n'ugiye kongerera kubona andi. Baravuga bati byateje umwuka mubi cyane, abakozi baribaza niba bo inshingano zo gukurikirana bazibakuyeho. Ikindi baribaza bati niba abayobozi b'amashami ari bo bakavugiye abakozi bafite mu nshingano bakaba ari bo bongejwe bonyine, baracyabavuganiye biba birangiye. Ese ni ukuvuga ngo ni kakandi uretse gatoya niba bongerera n'ubundi umuyobozi bazamwongerera nawe. Yego, igihe nikigera bakajya kubongerera, bazongerera bose. N'akantu koko uyu ngaka avuga ngo ese kujya kuri tere ikiguzi cyarazamutse kuri bamwe abandi nicyazamuka. Sawa, reka tuvuge ko division manager wanakimubajije ikibazo abantu bacyumvise, uti tujya duhura na division managers ushinzwe uburezi wenda cyangwa ushinzwe ubuzima mu karere ari kuri tere, ntabwo bivuze ko bo batajyayo pe, bajyayo. Nta wabihakanye n'uramukozi ntiyabihakanye. Ariko se aba bandi bo ntibajya kuri tere abo batekinisiye kuki nta kiyongereyo kugira ngo babwire ati wenda division manager kubera ko bahabwa n'iki amafaranga ya y'urugendo ntuza bahabwa misiyo. Wenda division manager akwiye misiyo y'ibihumbi 5 ariko nanjye mutekinisiye ni 5 nibura n'ubundi itegeko ntabwo muba mungana. Nibyo, ariko mukongera bamwongere 5 ariko nanjye bambe 5 nk'umutekinisiye. Ati ikindi abakozi bagiye kuri tere bahabwa amafaranga y'ubutumwa bw'akazi, nibyo twari tuvuze. Ati abakozi benshi barababaye cyane kuko isoko twese duhahiraho ni rimwe, rero ibi ntibishimishije benshi. Yasoje avuga uyu mugabo umwe twavuganye ati niba rwose aba bantu bagiye kudukoresha niho dukoresha natwe twishimye nkuko nabandi bishimye. Ibintu by'ibibazo by'imiyoborere mu nzego z'uturere usanga buri gihe meya agiye ahantu. Si manda ya mbere? Ni ya mbere. Manda ya mbere? Ni ya mbere yavuye muri civil society Yego. Urumva manda ya mbere umukozi namaje ati uhakoze igihe kingana gute? Ati jewe tumaze igihe kinini. Manda nk'eshatu cyangwa enye. Yego, tumaze igihe kinini. Reka tuzivuge manda enye kuva kuri ba meya ba John Mugabo bande bose. Ibintu n'ubwa mbere mbibonye. Tunubwa mbere umuntu aje akavuga ati mwebwe wowe nawe nawe wowe rashingiwe ko maze igihe mu itangazamakuru. Si ubwa mbere umvise icyemezo. Ngiye n'ubwa mbere umvise bavuga ngo twongereye muri ubu buryo. Mu turere urabona na njya cyangwa handi biraba ntibivugwe. Mu turere cyangwa bakabibwira abantu ntibabivuge. Mu turere akunda gufatirwa ibyemezo. Niyo mvuga ati ibyemezo byo mu turere biba bigoye cyane. Twigeze kubivugaho. Ubundi uburyo uturere tuyoborwamo bikwiye guhinduka. Kwiye guhinduka rwose. Structure y'akarere nayo igahinduka. Oya, structure nta kibazo. Igahinduka kuko urebye ni bimwe twavugaga byanjyanama na nyobozi. Structure ni icyo nari mvuze. Niba umuntu w'umujyanama mu karere adashobora kuvuguruza icyemezo nk'icyo, adashobora no kwibuka icyemezo bafashe, adashobora no kugwikisha ni ndwara muri hejuru ryo kugifata. Ngo ntabwo nibuka ngo impamvu baduhaye zituma twongerera bamwe abandi ntitubongerere. Ntabwo ibyo ari ibintu kamera. Bino bintu rero hakaba ikindi rero. Buriya buretse iyo icyemezo gifashwe na njyanama bandikira governor. Yego. Ati ibyemezo twafashe ni ibi. Kuko urumva bakigize mu kwa kabiri. Mu kwa kabiri. Wanabajura mugabo utese ibyemezo bafashe mu kwa kabiri. Kuki ubwo bari mu munsi mu kwa kane mu kwa gatanu. Icyemezo tukibonye nibwo gisohotse cyarasinywe ko cyakozwe mu kwa kabiri. Mu kwa kabiri. Ndiro gukubwira. Ubundi ngo abatipe bamaze ukwezi bahembwa. Aya mbere barahembwe na kabiri araburi icyumweru bahembwe. Icyumweru. Iyo inama njyanama ifashe umwanzuro yandikira governor intara. Bayimenyesha. Governor akareba ko ibyo byemezo byubahirije amategeko. Iyo tabasubije aba ari okay. None se nuko Rubingisa baza gahe gatora mu burasirazuba ariko tubyita. Tubyite gutyo.
tubishakire nyine dushake uburyo cyangwa abiru nibo bari ikibazo gusa ariko nawe ntabwo ari umuntu utazi amategeko ku buryo atamenya ntari bifite gitifu ifite ba legal advice ifite bande ukabona ikintu iki kiraje kubaka cyangwa kije gusenya ni bimwe bavuga impamvu navuze civil society uriya muvandimwe ko ariho yavuye abantu banyumve nabi ni uko urumva civil society iyo wabaye muri iyi miryango itegamiye cyangwa itari iya leta ubuzi bimwe mu bibazo bigenda biba mu miyoborere ni ukuvuga ngo iyo ugeze hariya ni kimwe mu bintu uba ukwiye hari n'abandi nka babiri nzi bahoze muri iyi ntuzi ukajya bivuga ngo iyo civil society si uba uri mu ikibazo ugomba kumenya ntiwicaye wakoraga ibi ntiwicaye nk'ubu ugiye kuba uzabaze Kamiri meya hari igihe wasanga ariho nicayeho cyangwa ngiye hariya hari igihe wasanga ari ngiye kandi ari twe twirirwaga icyo nimvuze civil society niba birirwa bavuga bati imiyoborere ikwiye guhinduka ikwiye gufata ibyemezo bishingiye ku mategeko ikwiye kugifata ko buri gihe iyo excuse muzana ushobora kubyuka ngo nawe ukajyayo nawe umuriro ukawota hari uwabatsemo ikiziba hari uwabantwaye ku mbaraga ngezeho ngasanga ntibikunda ntabiretse hari agahato kaba karimo oya ntako none se uravuga ngo wabaga mu itangazamakuru ngo wari ubizi wakoraga ibiki mu itangazamakuru wakoragamo ibiki civil society wakora izihe civil society si wowe ukunda kumbaza ngo izihe maze uragiye ntibyari bihari umukozi arakubwira ati mazemo igihe iki n'iki ati ubu ndabona ibintu biri gusenyuka aho kugira bifata umurongo waba ari ikibazo ahubwo ikibazo tukibonye muri Njyanama itibuka ibyo yasinye tukibonye ku ntara wenda bo ntitwabuvugishije kuko hari ababihayije ariko si intara yagiye kwemeza kiriya cyemezo yo nta kibazo icyemezo ni kizima yego kiri kujyanye n'icyerekezo cy'igihugu ngaho nimudusobanurire nyine izo mpamvu mwashingiyeho mwemeza ko ari bariya bonyine bakwiye kongera ni iki gihugu cyita accountability batubwire impamvu zatumye bahitamo bamwe ko bakwiye kongezwa ko se dakwiye guhabwa 20 umushoferi agahabwa 50 umuyobozi wa muri unity ya discipline nawe agahita ahabwa 50 uwa division agahabwa 39 izo mpamvu muzibwira abantu b'abanyekayonza batanga iyo misoro kuko byo biva mu misoro yabo ni amafaranga akarere gakusanya babyumve n'umukozi nawe ntabwo ari imishahara ya leta iki kintu abantu bakomeze bacyumve umukozi nawe ajye mu kazi kwa mbere yishimye rwose ameze neza ngibyo ubwo nuko ari Kayonza aho byagaragaye wenda niho biri ntawamenya ahandi tutamenye ibihari oya n'ubundi ariko ahandi ho usanga mu karere iki kibazo we navuga ati twegeranye n'aka karere cyangwa twese turi mu miji iri pilote cyangwa turi mu miji yinganira Kigali ariko ugasanga ntago bingana ariko mu karere abakozi bamwe karere kamwe ngure ndo muzamuye uyu nguyu murekeye hano urumva n'abagushinja wenda meya kuba utonesha abantu bitewe n'uburyo binjiye mu kazi hano baba babonye icyuho we nagakwiye bose kumubwira ati we nguhaye 10 ngende uko nabyo nabo bavuga bati nibura twakabaye dusaranganya ngibyo muri make ubwo Minaroke nagerageje guhamagara umuntu wo muri Minaroke ngira ngo wenda musobanuze tugira andi makuru menshi dushobora kubona ariko ntabwo byadukundiye ariko ubwo ibyo byose Minaroke ishobora kubirimo ishobora kuba irareba kino kiganiro bamwe mu bayigize cyangwa bamwe mu bafite uburyo bwo gufata ubwo n'intara y'Iburasirazuba nayo twizere ko naza gukora reaction ya reka tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari amakuru menshi hari amakuru menshi wabonye abakinnyi ngo M23 bavugaga ngo yashimuse ngo bari bagiye gukina banyura muri zone ikontorora ibikangamo ba Wazalendo hanyuma ibaka ibisobanuro bla 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 ariko Lieutenant Colonel Ngoma uyivugira mu bya gisirikare yavuze ati abo bakinnyi barigoma baragiye yes nabonye no kuwa gatatu hari imyigaragambyo ikomeye yamagana umuyobozi wa Goma baramusaba kwegura kapende n'umuyobozi wa Kivu ya ruguru
bati ibintu byo kugarura umutekano byarananiranye kugeza umunsi amaze gupfa abantu benshi kubera ibibazo by'umutekano muke uri hari umuhungu ejo bundi wapfuye wari umuganga ku bitaro mu gitondo azumvugana n'abo mu muryango we n'aba hafi ye bavuga ko rwose bamusanze ngo mu kivu ibibazo ubwo rero izo nizo nkuru muri Kongo. Ikindi kivugwa abantu baribaza bati igihugu gifite ba minisitiri b'intebe babiri bashyizeho minisitiri w'intebe mushya w'umudamu ntararahira ejo bundi kuwa gatanu minisitiri Sama Rukonde Jean yatereranyije inama y'abaminisitiri arayiyobora uriya mudamu bashyizeho nka minisitiri w'intebe ayitabira nka minisitiri n'ubundi w'igenamigambi ariko n'ubundi uriya mudamu ntararahira ariko uriya we yatanze ubwegure bwe Sama Rukonde nizo yaje kuyobora inama y'abaminisitiri gute ibyo ukunda kumbwira uti imiyoborere ya Kongo hashobora kuba hari ubundi buryo indistrictire bayoboramo abantu batazi ariko twe twaba tubivuga dushingiye ku bisanzwe ibyo tubona ahandi tugiye gutera ikibazo gikomeye. Aha rero muri Kongo hari inkuru yanditse ku kinyamakuru Igihe bavuga bati se Tshisekedi yaba ashaka gufunga Kabila. Ntabwo byaba ari ukumufunga gusa amufunze kwaba ari ukumwica yego kuko yamushyize ku rutonde rw'abagambanyi b'igihugu kandi abanyepolitike n'abasirikare itegeko ryarasohotse minisitiri w'intebe yararisohoye ko ni ugukatirwa igihano cyo gupfa kandi kigashyirwa mu bikorwa bitandukanye nuko ku bandi cyari kigenda. Ubwo rero baragira bati urumva nyine barimo baramushinja gufatanya na M23 AFC Corneille Nangaa ibintu nk'ibyo ngibyo na wa mugabo wafashwe mu minsi yashize Tanzania igahita imushyikiriza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Nkuba Eric nawe yagiye avuga ko ba John Numbi na Joseph Kabila bafite uburyo bafatanya na M23 FC aribo bantu bavugana cyane na Corneille Nangaa nabonaga umuvugizi w'ingabo za Kongo muri Kinshasa yego yavuze ati dufite abasirikare benshi tumaze gufata umwe no mu kivunge bagambanira igihugu atabona abasirikare ati ndabantu b'ibigwari ati itegeko rirashyirwa mu bikorwa ati kibabaje rero nuko abo basirikare ibi bintu batabyijyanamo n'abanyepolitike ngo bagende babakurura umwe ubwo rero nibyo mise nkuza n'ibi ngibi bya Joseph Kabila Kabande kuko uretse no kuba ari umunyapolitike wo ku rwego rwa nyuma rukomeye muri Kongo Kabila umuntu wabaye perezida imyaka 18 senateri uhoraho nyine urumva we yavuze ati abasirikare imyaka 18 myinshi barubatse network ku buryo ushobora kubwira abantu ikindi n'ubutunzi afite Tshisekedi ko yahise mu gihe gito muri niyo sacre ariko stili hari abantu bakuryamyeho hari n'uwagiye kwa Tshisekedi ariko ibitekerezo biri kwa Kabila ari ugukina ikarita voilà ari ugukina ikarita avuga ati n'ubundi yara ntago mavuye wese atari ko reka nigaragaze ko ndi ahangaha ati n'ubundi abona ibya Tshisekedi bitazaramba iyi nkuru rero iribaza ati ashaka kumufunga nanjye ndibaza aramufunga mukuye he Kabila rihe oya kumufunga igihugu buri igihugu utinya uko byagenda kose igihugu kiba gifite igihugu kidiringana leta idiringana leta aho yaba ari hose Tshisekedi yashyiramo amafaranga yakwaka inkunga yamobiliza diplomasi yahamenya Tshisekedi rero yasohora arrest warrant impapuro zo kumuta muri yombi kuri Joseph Kabila nibyo rero abo bantu bibaza bati iki kintu se cyakunda nanone hakaba hari ikintu bita ubumwe bw'igihugu ubumwe bw'igihugu sintekereza ko kakanya ari cyo kintu cyakorwa ariko igihe gishize amagambo avugwa kuri Kabila nibyo mbona ku mbuga nkoranyambaga yes harimo abamuryamyeho benshi kumuryamaho sinzi n'ibiri kubyumva yego abakimuriho ikibaba cyangwa abakimuriho ariko iyo ndebye benshi bandika ku mbuga nkoranyambaga batangiye kugenda bava kuri Kabila cyane abaturage basanzwe ariko ikibazo aho ngaho uhita wibaza ubushakashatsi bw'abakoresha imbuga nkoranyambaga muri Kongo bangahe bafite influence n'abangahe ku banyagihugu bose ariko sinzi ko aka kanya Tshisekedi yasohora impapuro zo guta muri yombi Kabila kuruta uko ahubwo niba yamaze kumenya ikibazo noneho yamwegera bakaba baganira gusa ariko ibimenyetso byagiye bigaragaza ko Kabila na Tshisekedi inzira zitari nyabagendwa mu myaka yashize yagiye iwe ahaca inzira muri pariki ahaca inzira urugo rwa mushikiwe bararusakana mushikiwe ajya kwitaba ariko nanone bikakurikirana n'uburyo abantu be benshi bo muri PPRD
bagaragaye bari kumwe na M23 muri AFC Alliance Fleuve Congo. Ibi rero byabaye ikibazo cyane ku butegetsi bwa UDPS ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ariko nanone rero kuba wabona ikibazo nanone uri perezida tugomba kugikemura mu buryo bukurikije amategeko. Kuba perezida mu Rwanda burangiye niho njya nirefera ku mategeko yaho, aho bivuga ko perezida akongekana be nta cyaha bamushinja yakoze ari perezida. Ibyaha ni bya nyuma yaho. Bizimungu oya Joseph ibyo nagiye kuvuga mu Rwanda icyaha umuntu yakoze n'umukuru w'igihugu ntukimuregera n'umukuru w'igihugu akavaho biba birangiye biba birangiye keretse icyo yakora nyuma yaravuye muri icyo cyo kiburanishwa nk'umuturage wese. Ngibyo rero ubwo ni ugutegereza abantu bakareba ko azamufunga. Ntabwo mbitekereza ariko kuko kumufunga automatically ari igihano cy'urupfu. Ni igihano kigomba kubahirizwa. So kugambanira igihugu se kandi ari ku rutonde rw'abaganga no kumucira urubanza. Bavugaga mu gihe wenda bya bitamuhamye ubwo wamufata ari byo bamushinja. Kumufunga urubanza ukagenda umenamo amazi wagira ngo umuce intege gusa. Harya Bunyoni bigeze si bamukatiye guherayo no kumwambura impeta zose za gisirikare n'imitungo n'iki no mu byararangiye byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Ntabwo azajurira ntabwo arajurira ariko ntabwo meruka ibyo mu Burundi. Byo mu Burundi nabyo ni biriya ajyana ibyo nakubwiye. Umuntu ashobora kujya ku butegetsi umupinga uvuga ko atabikora, unavuga uti yagiye mu mutaka wanjye oya ati ndamuzi ubushobozi bwe ndabuzi nzamukoreramo nzagira gute. Bunyoni urugero rwese ko Bunyoni nawe yarakomeye mu Burundi ariko ntabwo mugeranya na Kabila. Umwumbati n'urusu biba bitandukanye ko birandura. Ariko nanone niba Kabila nawe ubwe atari mu gihugu kugarukamo bizaba bigoranye. Warize twasoreza rimwe ibyo muri Kongo wabonye ko wamu Katolike wawe byabaye ibibazo Mbongo Frodere ngo bamwangiye kunyura ahantu h'abanyacyubahiro hagiye i Roma na passport diplomatique baramubwira ati have tungu uri umuturage. Areba muri kigeze kuvuga ngo kigo umuntu nagira gute ubutegetsi ngo zamuha amazi. Yego narabibonye ngo nabatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo ujye utegereza iki ngo mivuga hari ukuntu yabikoresheje. Yego Cardinal nabonye rero byateje ikibazo ariko abakongomani bamwe bati ubundi se Cardinal si babantu babwiye basezeranye gukena no kubaho nabi ati VIP yo ku kibaye kinege ishakaga wiki. Abapadiri siko basezerana gukena. Basezerana kumvira abasenyeri cyangwa abati. Oya asezerana kumvira inzego zimukuriye. Ibyo bindi byo gusezerana kubaho nabi bishobora guterwa na community abarizwamo. Kudatunga narinzi ko babisezerana. Nabonye ntabwo nzamanu z'amasezerano yabo cyane. Kudakira birimo. Ariko icyo nzi cyo nukubaha amategeko y'umukuriye. Kudakira birimo. No kudakira birimo. Utabona ubwiza atunga birimo. Ariko ukuriye Kiliziya Gatolika nawe Kinshasa yanditse avuga ati ibintu mwamukoreye nibyo. Na passport diplomatique bayimwambaye ngo ati passport diplomatique twese nizo dufite. Niba rero mutayimwambaye twese muzitwambure tumenye uburyo tugomba no gutangira gukorwamo. Uyu mugabo Vital Kamera ya uriya uyamamariza kuyobora ubutegetsi kuyobora Kongo ninde Fayulu ati se ati umuntu muramuziza kuko yavuze ibibi biri mu gihugu. Yego ubwo nyine ukibutsa abantu ko yavuze ko igihugu gisa n'ikitayobowe ndetse akagaragaza ko abari ko babigenza bihitiramo kujya mu mitwe irwanya ubutegetsi buriho. Ariko ahubwo Kongo iroroshya. Uyu mugabo rero akunze numwe mu bajyanama 9 ba papa. Yego uyu mugabo ntabwo yoroshye. Oya Kongo irakomeye mu bintu bya Kiliziya Gatolika. Ntabwo yoroshye numwe mu bajyanama 9 ba papa. Akaba rero ari umwe mu bantu rwose uretse nawe Kiliziya Gatolika muri Kongo ntirya indimi. Oya ariko nyina kubwiye ko mbikunda biri bitira leta ku gitutu kora. Ubwo ni bamwe nyine na societe civile nabo bafata na societe civile. Ngibyo ubwo ariko ntabwo aragaruka. Oya yagiye i Roma. Ubwo ariko yagiye nabi. No kuzategereza tukareba navayo ibyo byose ntazaripfana.
ushobora kuzagera ashobora no kuzaza yaremeye wapi mukanze ni ibintu ushobora no kuzaza yaremeye senze reka ndebe aba bagabo bafite imbaraga z'idini rega imbaraga z'idini nazo ni ikindi kintu muri Afurika yacu idini rishobora kugumana imbaraga zaryo ariko umuntu umwe uyu nguyu atakaza imbaraga reka tuzarebe tujya mu Burundi gusa icyiza aba yarabivuze atari uku nyine ari neza y'igihugu ashaka atari awamenya kuko kuvuga ngo abantu bafite rezo yo kujya mu mitwe irwanya ubutegetsi ntabwo mbizi ariko nanjye ndi perezida ukabivuga nibyo navuze nubwo nawe mfite intege nke nubwo nawe mfite intege nke ndi perezida ukabivuga wowe wabivuze ndakwereka ko mfite intege ni nko guhamagarira abantu utari ko murwanye mugire muturiya muntu burya nta n'intege reka tujye mu Burundi uyu munyamakuru wakoreraga Bonesha FM yarasigaye akora ikinyamakuru cyitwa ngo La Nova Burundi Sandra Muhoza yaburiwe irengero kuva kuwa gatandatu nyuma ya saa sita yabuze nyuma yo kwitabira rendezvous yarafitanye n'umunyemari wegereye CNDD-FDD wamuhamagaye ngo amuha amakuru abapolisi baho ngo baba barabwiye umugabo we ko bamufunze ariko ntibamuha ibisobanuro birambuye ikiganiro cyagombaga kubera mu mujyi wa Ngozi hagati y'uwo munyamakuru kazi ndetse n'uwo mugwizatunga bikabera aho umunyamakuru kazi atuye ngo kubera we mu rugo muri Ngozi nyine biravuga ko ngo uyu munyamakuru atitaba telefone nubwo telefone igendanwa ikiri ku murongo nk'uko SOS Media Burundi ibivuga iti telefone irasona ariko ntiyitaba iyo twohereje ubutumwa bwa WhatsApp aradusubiza ariko yifashe cyane bisobanura ko ashobora kuba akurikiranwa cyangwa hari undi muntu ufite telefone ye igihe yaburaga Sandra ngo yari afitanye rendezvous n'umunyemari wegereye CNDD-FDD wamuhamagaye kugira ngo amakuru nk'uko umukoresha we abivuga ngo ntabwo bwari ubwa mbere akora inkuru kuri uyu mucuruzi uzwi mu bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli mu buhinzi no mu mabuye y'agaciro ariko polisi yabemereye ko imufite polisi yabemereye ko imufite ese bihagije inzego z'umutekano zemeye kuri iki cyumweru abapolisi ba Ngozi babwiye umugabo we bati turi mu nzira yo kumubaza impamvu y'iperereza n'afungiye ntabwo babimumenyesheje ibi byo numva bisobanutse iyo umuntu arafitwe ikibazo gusa gufatwa k'umunyamakuru niyo nzira ariyo nzira ubwo byanyuzemo yo kuvuga ngo Rashidi nsanga kuri hoteli wenda Mirikorine nguha amakuru ukaza nk'umuntu uje gushaka source y'inkuru ni inzira ariko ziba zemewe mu bijyanye n'iperereza ry'igihugu kuba bakifashisha kuba bagufata uko bashaka kuba bagutega runaka ikibazo iyi nkuru uyu muherwe we ntabwo afunze urumva nta nubwo mu nkuru bibivuga ikindi nta nubwo izina rye ryagiye hanze none se ikibazo urujijo rero aho ruhera ni ahangaha umuyobozi we yakoreraga aravuga ko inkuru yari asanzwe azikora kuri uyu muntu nawe ntamuvuge umuntu abantu bose batinya kuvuga ni ikihe kibazo umuntu wo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro umuntu wo muri peteroli umva abwizatungerega ntabwo muba muri abana ariko urumva aho ngaho aba ari mu bintu bibiri wenda gukomeza ngiye gutanga urugero komeza yego urumva nkawe turakorana nsanzwe nkora inkuru ku muntu yego uramuzi ndabuze ndafunzwe ntibavuga aho mfungiwe ntibavuga iki ntunavuze wowe uti ngo hari umuntu yarasanzwe akoraho inkuru ngo n'ubundi niwe yagiye gukora inkuru niwe bari bagiye guhura kubonana ngo amuhamagare umuntu ntumuvuze sumva hatarimo ikindi kintu harimo akandi kantu aho ngaho byo wavuga umuntu gusa amahirwe akomeye hano uko inzego z'umutekano zivuga ziti turi mu nzira yo kumubaza turamufite ariko niba hatarimo nyine ikindi kintu bavuga uwo muntu n'abantu bamenye uwo muntu wo muri CNDD ibyo akora koko werega ushobora gukorana n'umuntu aguhana none ibintu bitari byo kubera impamvu ze runaka aguha amakuru atari byo kuri icyo rero warubajije ngo umuntu uhamagaye umuntu kuguha amakuru bavuga ati urayama kuri telefone cyangwa turabonana ubwo uhamagaye akakuporopoza duhurira
ukamubwira ati nta kibazo tuhahurire cyangwa ati ngende ndifuza icyiza. Ikindi ariko n'umugabo we sinzi ikintu warugarutseho mu kanya n'umugabo wo mugwiza atunga niba muzi kuki atavuga ati umugore wanjye n'urugero yahagurutse mu rugo ambwiye ko agiye guhura aha nta kibazo kirimo. Iyo ikibazo cyawe kuba kirimo iyo umuntu aba atazwi bari bagiye guhura, umuntu yarazwi abakwiye kumuvuga ubwabo nibo bari guhisha. Yego ntibari kumuvuga, ari umugabo we ntamuvuga, ari umukoresha we ntamuvuga, polisi yo kumuvuga no kutamuvuga ntacyo bitwaye kuko iremera ko umuntu imufite. Aha ndumva ubu abanyamakuru bafungwa inshuro ebyiri. Ushobora gufungirwa ibibazo by'umwuga, ibyo nibyo bibaho cyane, cyangwa ukaba nawe ufite ibindi bibazo byawe bitari iby'umwuga. Gusa ariko mu bihugu byinshi bashobora kugushyiraho ikindi kibazo bitewe n'umwuga wawe. Donc bakavuga bati ntaho bihuriye n'umwuga ariko mu by'ukuri bagushakiraga umwuga wakoraga. Nicyo ngicyo. Tujye muri Israel na bano bagabo bo muri Iran. Nahe makuru mashya agezweho? Makuru agezweho nuko Israel mu kanya imaze kurasa muri Liban isenya inzu, ariko ikiriho nuko kurwana Israel yo iravuga ati twebwe turihorera turasubiza kuri Iran ariko icyo tutababwiye ni igihe tuzabikorera. Ubundi yari yatanze hagati y'amasaha 28 na 48 ubwo wari uyu munsi n'ejo. Ariko ikibazo umunsi nturarangira. Ikibazo abantu bakwiye kumva hano, Iran yaravuze ati nta kibazo usubize ariko twebwe icyo dusaba ni kimwe, Amerika gumana yanamubwiye igihugu cy'amahanga cyose ngo gishobora kwitambika. Yaravuze ati ni hagati ya Iran na Israel. Uti n'umuntu wese uzamo ushobora ibi rero twanabigarutseho ubushize. Iyi si maze kugira ibibazo. Yabuze umupolisi. Israel yarifashe ijya gusenya ambasade ya Iran muri Syria. Yiciramo n'abasirikare bayo. N'abasirikare muri Iran igira ibisirikare bibiri. Igisirikare cy'igihugu n'abitwa abarinzi ba Revolution Guard. Ari nacyo gisirikare gikomeye gihabwa ingengo y'imari irabica. Rero Soleimani bishwe muri 2020 yabagamo. Qasim Soleimani. Biraceceka. Iran abantu barayihorera. Ntagira n'umuntu n'umwe uyivugira. Iran ariko nayo itanga ubutumwa ati nzihorera. Ikora igitero yateguye neza. Yanateguje iminsi 3 mbere kuko yatangaje ko iminsi 3 mbere. Ni igitero kitatwaye n'amasaha 2. Kirangiye uyihagararira mu muryango w'abibumbye ahita asohora itangazo ryihuse ati twebwe icyo twashakaga birarangiye nta ntambara dushaka. Aho ikintu abantu bibaza benshi nawe urimo Israel. Bira kintu abantu benshi bavuga ko Iran ariyo yahombye. Ngo nta kintu ngo byangije nta bantu umwana w'imyaka 10 wakomeretse ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo ari biriya, ntabwo ari byo ntuza yashakaga. Iran kwica abaturage kugira ngo oya yo yiteguye mu buryo buri strategic kuvuga ati nibigo bya gisirikare. Hari n'ikigo cya gisirikare kiri mu majyepfo ya Israel cyangiritseho gakeya. Yego. N'indege. Israel yarahombye. Israel ihitaba yonyine. Bira bintu ntabwo ari kubyifasha. Hariya Iran hajemo Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa mu kubafasha na Jordania. Ibihugu 5 byose bifasha igihugu kimwe bijya gufasha Israel kwirwanaho. Aho rero n'umuntu ashobora kwibaza ati ubundi Israel na Iran byombi ubishyize ku meza bikarwana ku meza nta wundi muntu ntabwo abigereranya. Iran yahikubita abantu rero icyo kintu bakwiye kucyumva. Ari du point de vue umubare w'abasirikare, ari umubare w'intwaro, ari ibikoresho, ari umubare w'iki. Israel nakana ahangaha no muri Singapore na Iran ni ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu rero igihe cyose intambara mwabona Israel ishaka kuyijyamo izaba ari intambara ya Amerika n'abambari babo. Aho rero ni ikibazo na Iran nayo iti nta kibazo. Ibyo twashakaga byararangiye kandi niyo mwatera nta kibazo natwe. Ariko hari umuvandimwe wambwiye ku manywa ngo Israel iramutse itihoreye ejo na Syria yaziga kubita. None se ejo na runaka yaziga kubita. None se Israel ikeneye kwihorera iki kandi ariyo yashoje intambara. Iso ikeneye kwihorera iki? Kandi ikindi nibyo Ubushinwa bwavuze ati ikibazo kihari ubu ngubu giturukaye si ku ntambara ya Hamas na Israel. Hamas
Israel kuva mu kwezi kwa 10 itangije intambara muri Gaza ibyo yagiye kurwanira yabigezeho amezi 7 ko agiye kugera inzira ivuga zira tuneri za Hamas zo munsi y'ubutaka za Hamas zarayinaniye kuyisenya ivuga ko yisha abantu ibihumbi 13 ba Hamas kavuga 6 ku rutonde yasohoye hanyuma Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza ikavuga 30 n'abamaze ibihumbi tuvuga ibyo ni inzira karengane z'abaturage twavugaga abarwanyi ku rutonde yasohoye rw'abantu 120 Israel ivuga ko yishe babayobozi ba Hamas iyo ugiye kuruverifiya usangaho abanyamakuru ugasangaho abantu bapfuye mbere yuko biriya bintu biba ugasangaho n'abandi bantu bakiriho uverifiye ukabona ko bakiriho ukabona ko ni urugamba n'ubundi Israel yananiwe ahubwo igashaka hari n'ibyo rivuga byo gutera Rafa nabyo ubona itazi niba izabikora cyangwa itazabikora iracyara Israel rero gushaka gukora ibi byose byo gushaka gukurura intambara ibe nini mu rwego rwo kwikura mu isoni yuko nanirwa kurangiza urugamba rwa Hamas kandi Netanyahu nawe akaba ni umuntu utava ku izima Netanyahu oya ni umuntu Netanyahu ubundi mu bihe by'amahoro abaturage ntabwo bamutora abashaka intambara kuko ariyo abaturage bamubonamo cyane iyo bigeze ku ntambara niwe mucunguzi wabareye abantu ubwo rero ngaho nicyo abantu bakwiye kumenya ko kuri Iran yo iravuga ati ubwo nutera araba Amerika kuko wowe uteye ubwabo urabizi ko nta kintu cyakora ariko bite by'abavandimwe bitwa ba Hezbollah ejo muri sose bafashije nabo Iran yaroherezaga nabo bakohereza Iran uratekereza ko intambara ishobora kuba y'akarere ni intambara aya Amerika ntabwo yakunda Amerika ifite amatora iracyari muri Ukraine nayo byayinaniye hakaba hari n'ibibazo ubu ngubu bikomeye cyane by'ubuzima bugenda buhenda ku isi noneho iriya ntambara ibaye ikibazo cya peteroli cyahita kiba ikibazo gikomeye cyane ku isi hari amatora byaba birangiye noneho Trump yababonye inzira yo kuzamo yoroshye ku bademokarate niyo mpamvu n'igobotora byiza irandaye turaje tubigare ko Amerika iri gusaba ko Israel ibwira ati ntubijyamo ku giti cyabo kandi nabo Biden rwose yabwiye Netanyahu ati ubage wifashe ariko icyiza no kuri Netanyahu nawe yabyihorera akomeza kwirwanira na Hamas ku giti cye kuko Iran ni igihugu gikomeye nacyo kirwana n'ibihano bikomeye ariko fata igihugu cyonyine kwisi ahantu hose uzumva umushiyiti umusilamu w'umushiyiti niwe umufasha ku isi kuva ku gihugu cya mbere kugera ku cya nyuma bitandukanye n'iza Arabia Saudite bitandukanye na zaki Iran ni igihugu gikomeye kandi gihora mu bihano ahubwo ikibazo biriya bihugu bya za Iran bigira nibyo n'abanyarwanda bahora babwirwa Amerika iturufu yayo ifite cya kintu cyo kutagira umuco ugabona nk'igihugu nyine gifite umuco bya bintu by'amadini twabyita kubirambirwa kugira gute none ikazi gafata muri abo bantu bashaka kurambirwa muri wa murongo igihugu cyari bavuga ati ko kiriko tutabomba bakabagumura abira bakoraga muri Afghanistan mbere ko abatalibani bagaruka ku butegetsi kuki ntakuramo igitambaro mu mutwe kuki nta kambara ipantaro n'ikabutura niba n'umukobwa n'umusilamukazi kandi ibyo bintu mu mico y'abasilamu oye igihugu cyose kigomba kugira umurongo kigenderamo w'abantu bavuga ati nicyo gihugu cy'abakurambere bacu nuko igihugu kimeze kikabye kwitandukanya n'ikindi gihugu dusoze Trump wawe nabonye Trump twinjiye muri studio yagiye mu rubanza kuburana akose wayise indaya ntabwo bihakana n'umugore bakinaga filime z'urukozasoni uvuga ko bahuriye ahantu mu mikino ya golf yo gufasha abantu ya charity y'ubugira neza bigahura bagahwaniramo nyuma Trump yajya kwiyamamaza akamuha $130 by'amadolari kugira ngo atabangamira by'agapfukamunwa umugore ariko nyuma none yongeye umugore yazira abivuga ariko uwo amafaranga Trump yatanze ntabwo ari bo bayitangiye yahaye umwavoka we ajya kuyaha umugore uwo mwavoka nawe yemeje ko yahaye umugore abitumwe na Trump rero akigera mu rukiko twinjiyemo hano akigera mu rukiko ikintu cya mbere yakoze kwari kwihana umucamanza nabwo ati genda ari perezida wari ufiteho bias ntabwo nyine ko ari we uburanisha rwanje nibyo tuzakomeza turebe ku munsi w'ejo Rashid reka tugende
shimira abantu dushimira abadukurikiye wakoze nawe bwana Castillo naho ku munsi w'ejo mu binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango n'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumvamo East Africa kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.